kuko kudashima nukwishiraho ideni. Hari nigiye utekereza ukavuga najya kumushimira uriya muntu kandi nyo naramurenze ndi hejuru. Muraho nshuti zadusangire ndi muri kimwe mu bihugu byo muri Afrika hangaha ndacyagenda maze kugenda mu bihugu bine, iki ngiki nicyo cya gatanu. Ariko iby'umwihariko uyu munsi ibyo nashaka kuvuga ntago ari byo ngibyo. Natekereje ku kintu cyitwa gushima. Gushima ni ibintu dufata nkaho ari ibintu byoroshye cyane. Twese mu buzima bwacu twagiriwe neza kandi Imana yabashije gukoresha umuntu runaka kugira ngo bashe kugera ku kintu runaka. Ariko gushima ni ibintu bitakunda kuvuga cyane. Dukunda gushima abantu batugiriye neza baba mu rwego rwo hejuru, ariko ntidutekereza cyane ku bantu batugiriye neza babandi baba mu rwego ruciriritse. Ni nabyo bintu nashaka mbabwira hangaha. Nashaka kubaho urugero. Hari umuntu umwe wigeze guhangayika ashaka akazi cyane mu buzima bwe, akorera amafaranga makeya, ngenda namuzi. Ariko hari ikintu cyaduteranyije nawe kandi bitari ngombwa. Umuntu ngewe Imana yarankoresheje mvugana n'undi umuntu abasha kubona akazi, kandi n'ubu ngubu yabonye akazi ku buryo afite akazi keza n'umuryango. Ariko igihe kimwe mu bantu Imana yankoresheje muceho kugira ngo abone akazi, apfusha umubyeyi. Ndamubwira ngo ngubu ni umwanya mwiza wo kujya gusura uwo muntu, ukanamushimira, ukanamwereka urukundo, ukanamwereka yuko ko ibyo yakoze ntago byapfuye ubusa. Ntago ari n'amafaranga. Gushima nibisaba amafaranga. Akenshi tugira ubwoba nibwo butumara mu mitima yacu. Buri gihe cyose iyo dutekereje gushima, dutekereza ko tugiye gutanga ikintu, kandi murabizi ko mu mibereho yacu Mumbabare kamera yaguye. Kandi murabizi neza yuko mu mibereho yacu nahisemo gukorera kuri iki giti, iki kiganiro. Iki giti kiba muri Afrika y'Uburengerazuba, ni igiti kizwi nka baobab kandi kizwi kuresista ubushyuhe cyane. Ariko ntabwo ari byo nashaka kubabwira, nuko kamera yareguye. Ikintu nashaka kubabwira ku bintu byo gushima, ibyo bintu kumukangurira kujya kureba uwo muntu byanandukanyije njyewe nawe. Yahise abona nkaho ndimo kumusunika, wenda kumushyiramo mu bintu adashaka. Ariko mu buzima ujye ushima. Urabizi neza n'Imana ku ruhande rwayo bavuga ngo iyo wishimiye gukubira kabiri ku byo yaguhaye. Tujye twibuka gushima, kandi uburyo bwo gushimira Imana bwo burahari. Gushima Imana no gutanga ishimwe. Atari gutanga ishimwe ku kagaseke bashira hariya bakavuga ngo akangaka ntabwo amashimwe. Oya, gutanga ishimwe gufasha abatishoboye. Ariko nimba ari n'umuntu Imana yakoresheje mu buzima bwawe, ndagusaba yuko ujye ufata umwanya uvuge ngo uriya kanaka yangiriye neza mu buzima bwanjye. Uriya kanaka yangiriye neza mu buzima bwanjye, reka mbashe nanjye kugira icyo nakora, mushimire. Ariko bavandimwe, ujye ugerageza ushaka umuntu wakugiriye neza mu buzima bwawe, si rimwe, si kabiri, si gatatu, umushimire. Cyane yuko iyo umuzi. Murabizi neza yuko ko mu kiganiro natanze ubushize navuze ku bintu bigendana n'ukuri, ko tudakunda ukuri. Bimwe mu bintu biba bishamikiye ku kuri arimo no gukangurira abantu ku bintu bigendana no gushimira. Acknowledgement is very, very important in your life. Iyo ushimiye umuntu uba ufite ukuyeho ideni, uba ufite, kuko kudashima nukwishiraho ideni. Ni nayo mpamvu mu mitima yacu akenshi tuba domine n'ubwoba. Ubu bwoba bukadutera kudafata intambwe yo kujya gushima. Cyane yuko hari nigiye utekereza ukavuga najya kumushimira uriya muntu kandi nyo naramurenze ndi hejuru.
surabona ahantu uri uyu munsi. Tekereza gusa akazi ufite uyu munsi, cyane cyane ku bantu bafite akazi. Utekereze na muntu watumye ku uburyo bumwe cyangwa ubundi Imana yakoresheje kugira ngo ubone ako kazi, cyane cyane iwacu muri Afrika. Murabizi neza ukuntu ubona akazi kandi ukabona umaze kubabara cyane cyane. Noneho ukora iki? Ushimira Imana? Wishimira gute? Ese wafashe telefone cyangwa wowe yagiye mu rugo rw'umuntu umubwire ngo nukuri uri intwari kuko wemeye yuko Imana yagukoresheje mbashe kubona akazi mfite uyu munsi? Atari ibyo ngibyo nta kintu na kimwe ushobora kuzageraho. Niyo mpamvu tutajya dutera imbere. Ariko inashamba bwire ku kintu tutatera imbere cyane mu buzima bwacu. Gutera imbere akenshi dukunda kubyitirana n'amafaranga, kubera ko wari ufite igihumbi ugeze ku bihumbi 200. Ibyo ngyo niyo dutera imbere. Oya, gutera imbere biba mu mutima, bikaba no mu mutwe. Mu gihe cyose ushobora no kugira na za miliyoni, ariko mu mutwe ugihangayika, ukibana n'ubwoba, ukibana n'ikintu cyo kutirekura, icyo gihe ubu utaratera imbere, ahubwo uba urimo gutera n'inyuma, kuko cyagiye nibura wari utaragira akazi. Abavandimwe, ndarangiza mbabwira gutya: shimira uriya muntu Imana yakoresheje, umubwire ngo uzakomeza ubu butware. Nawe ubwawe ufungure imitima, Imana igukoreshe kugira ngo ubere abandi imigisha. Nawe ubutaha.